Mwarakoze cyane mwese mwagize uruhare mu gutuma Yes TV Rwanda ikomeza kubaho no gutera imbere muri uyu mwaka wa 2024. Mwese mwabaye hafi igice cy'iri terambere, cyane cyane mu gukomeza kudushyigikira mu bijyanye na cryptocurrency, ubuhanga n'ikoranabuhanga. Naho icyerekezo cya Yes TV Rwanda muri 2025, tuzakomeza kwibanda ku biganiro by'ubumenyi, ibijyanye n'imari n'ubukungu bya cryptocurrency, cyane cyane Pi Network na Bitcoin ndetse na Binance n'izindi tuzagenda tubona zagirira buri munyarwanda wese, buri muturage wese, buri muntu wese wifuza gutera imbere azagenda abibona, tuzagenda tubibagezaho. Amakuru mashya buri munsi kuri chaîne Yes TV, kandi haziyongeraho ibiganiro bishya bishishikariza ubwenge n'ubuhanga, tugamije gufasha abantu kumenya neza uko isoko rihagaze no gutegura ahazaza habo mu buryo bwubaka. Ikindi, tuzongera ubunararibonye mu ikoranabuhanga rigezweho, tuzana uburyo bushya bwo kwiga no guhanga udushya. Tuzaharanira kongera ireme ry'ibiganiro byacu binyuze mu bushakashatsi n'ubuvugizi mu kumenyekanisha amahirwe ari mu ikoranabuhanga rigezweho. Ikindi kandi twizera neza ko nuko muzatubonamo nk'umuyoboro w'ubukungu, ubumenyi n'ubuhanga bufasha benshi kugera ku nzozi zabo no kubaka iterambere rirambye. Murakoze cyane ku rukundo n'inkunga mutanga. Muri 2025 turi kumwe, turashaka gukomeza kwagura no guteza imbere sosiyete binyuze mu bumenyi tubagezaho. Dukomeze kubaka Yes TV Rwanda nk'umuyoboro uzabagezaho byinshi mu mwaka wa 2025. Ndibutsa ko kudushyigikira no kudufasha no gukanda subscribe, ugakanda like, ugakora ku nzogera kugira ngo video zose twifuza kuzategura no kuzakora bigendanye n'ibyo twavuze haruguru ko zizajya zikugeraho zose uko zimeze. Kandi nyamuneka wandike muri komenti nyuma y'ibi tumaze kuvuga, ushobora kuduha igitekerezo, inyunganizi, cyangwa se ukaba watunenga. Byose ni ingenzi. Nyamuneka umutwe umwe ntabwo wigira inama, ahubwo wigira inama yo gusara. Bibaye byiza rero ibitekerezo byanyu byaba ari ingenzi, byaba ari indi ntwaro, cyaba ari ikindi kiraro cyatugeza aho dushaka kugera. Jye muzabana muri bino biganiro byose muri uyu mwaka wa 2025, Imana nibidufashamo tukagera aho twifuza kugera. Jye muzabana, nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza. Ndabashimiye ko mukomeje kubana na Yes TV Rwanda, mukomeje kutwereka urukundo rudasanzwe, mukomeje kutuba hafi. Turabashimiye n'umutima wacu wose, tubashimiye tubikuye ku mutima.
muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'intwari. Imana izabongerere umugisha kandi izabagurire ibikorwa n'ibyo mwifuza kugeraho byose. Ciao ciao. Kurikira STV ntuzacikwe n'inkuru, amashusho n'amajwi byose birahari, ikoranabuhanga iragutegereje. STV Rwanda, twese turi hamwe. Tujya imbere nta gusubira inyuma, ubwenge bwacu tuzabukoresha neza, amateka mashya dufata mu biganza. STV niyo nzira yo guca imihanda, bimenye neza twubaka ahazaza, ikoranabuhanga